ni burundu n'ubundi ndi buhabwe. Ubwo muri make ishatse no kuvuga ngo umva mikoro wemerewe kwivugiraho ariko ntiwemeye kwikomanga. Yes, ngubu mfite n'amakuru meza rwose yuko ngiye kwitwa papa mu minsi iri imbere. Ntabwo tuba twaje hano kugira ngo muduterere urwenya, urabyumva? Yes sir. Kwibaruka biri mu nyungu zawe. Yes sir. Ntago biri mu nyungu z'abicaye hano. Yes sir. Ubivuze inshuro zingahe? Iyi ni ya kabiri. Hari icyo bigeze babikubazaho? Oya. Urabivuga kubera iki? Ngiye ibyo ndimo ndabivugira no kugira ngo kwishima hejuru y'umuryango wapfushije niki? Ukuvuga ngo nyakubahwa njewe umva noneho vuga ku bihano wasabiwe n'ubushinjacyaha, uvuge no ku ndishyi usabwa n'abaziregera. byuko wenda naba narababajwe cyangwa se naba ntarahawe ubutabera bwuzuye, ibimenyetso birahari nyakubahwa. Reka duhere hano ku mavi. Ibi ni ibimenyetso simusiga, urumva, bigaragaza ko natoca arinzwe kugeza ubwo nemera icyaha njya no muntu uza njya no mu butabera. Nashatse nabyo kubigaragaza, ariko mbona ko nubundi naba mvomeye ku iteme, ntacyo naba nkoze. Arampamagara abashinjacyaha barangije bamubonera mu idirishya, aravuga ati se uragenda kumubaza iki? Hari ubwo uri umwunganizi we? Icyo gihe nari nemerewe $5,000 nyakubahwa zo kugira ngo nemere icyo cyaha. Yani iwe sinze kumuvuga mu rukiko rw'ibanze hano Kigabiro. Wazemerewe nande? Nazemerewe na Maniro Faustin n'uyu mushinjacyaha n'uyu mwavoka bw'abantu batandukanye, barimo abana bawe, barimo abaturanyi, bagushinja ko nubundi wigambaga ko uzashyirwa wishe umugore wawe umwikijije. Urabivugaho iki? Ku buhamya navuga ko abantu bavuze ari amagambo bavuga yuko namuhigaga umuhiga, twari tumaranye imyaka 20. Icyo gihe cyose usibye ko igihe cyageze kubera nyine amakimbirane urukiko rukadutandukanya, umwe agiukwe n'undi agiukwe, nta mpamvu nimwe yari raba ngo ngaruke inyuma ngo ngiye kwica umugore wanjye, kandi twari twaramaze gutandukana. Nta kintu na kimwe kinashingiraho mvuga ngo ngiye kwica umugore wanjye, kandi naramaze kugabana nawe, naragiye ukwanjye nawe yaragiye ukwe. Icyo ni icyambere. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose abantu bavuga, buri wese yavuga uko abyumva nanga ukabibona, ariko ibyo bavuga ni byinshi. Ubwo buri mwana nawe twagiye tumusabira indishyi z'akababaro zihwanye na $8,000,000 akazatangwa n'aba bose bafatanyije, barimo n'umubyeyi wabo gito wagiye kwica mama wabo, azi ko mama wabo ari we wabafashaga, ari we yabitagaho. Sabiye buri wese 10, zose hamwe akaba ari $1,061,40. Tukaba dusaba ko ahanishwa igifungo cya burundu. Dusaba ko ahanishwa igifungo cya burundu. Hanyuma kuri Manishimwe ari na mugenzi we Kwizera Dieudonné, naho tukabasabira ibihano dushingiye ku ngingo y'107
y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, iteganya ibihano ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Tukaba dusaba ko buri wese icyaha cyamuhama agahanishwa igifungo cya burundu, kandi kuri bose bitewe n'ubugome icyaha cyakoranywe, ingaruka zateye, tugasaba ko igihano kitagabanywa. Murakoze. Ibi sinimo kubivuga wenda ngo ngo ndaza kuba umwere ngo ntahe musubire mu buzima busanzwe, ariko ndashaka mugende muzi ikintu kimwe cyangwa se mukimenye. Ngewe nubwo mwankatira nubwo mwampa burundu, ubu tuvugana ngewe naje na hano namaze no kubyakira mu mutima wanjye mvuga ati n'ubundi ni burundu n'ubundi ndi buhabwe. Ubwo muri make nshatse no kuvuga ngo umva mikoro wemerewe kuyivugiraho ariko ntiwemeye kwikomanga. Yes. No kuvuga ngo renya kubahwa, ibi ngibi ngiye kubivuga no kugira ngo mbabwize ukuri kandi mugende muzi ukuri uko kumeze.